Ni kenshi ujya wifuza kumenya ikintu wakora kugira ngo umukunzi warusheho kukwiyumvamo. Wagerageje ibintu bigiye bitandukanye biranga, ariko uyu munsi ibyo ngiye kukubwira ntabwo bigoye. Amagambo 15 wabwira umukunzi wawe akarushaho kukwiyumvamo. Imitoma igeze kuri 15 wabwira umukobwa akarushaho kugukunda. Ibi ntabwo bigoye kuko ntabwo bigusaba kuba uri umukire w'umumiliyoneri. Nta nubwo bigusaba kuba ufite amafaranga amwe ya danje. Icyo bigusaba no gutera agatebanga nkagucira ku mayange. Narababwiye ngo ahangane ku ishuri kandi uburyo twigamo ntabwo bugoye. Ndakurahiye nta na rimwe nzakwaka minerivare. Icyakoza ni wiga kandi ukamenya, uzibuke gukanda like kuri video. Reka twitangire ikiganiro cyacu niyo kugutinza kandi ukeneye kwimenyera ibintu by'ubwenge. Ariko se twagitangira tutakiri abantu bashyashya kuri iyi channel. Niba uri mushyashya turakwakiriye kandi tuguhaye ikaze. Umuntu mushyashya n'umuntu utarabona gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe uyikande kandi bikagufungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyangwa se inkuru cyangwa se ikintu cyose gitambutsa ngo uzajye ubasha kukibona mu bambere kandi ukibonere ku gihe. Umutoma wa mbere cyangwa se ijambo rya mbere uzabwira umukobwa akarushaho kukwimariramo cyangwa se akarushaho kugukunda, uzamubwira uti: ku isi hari amagambo menshi cyane yo kuvuga, hari amazina menshi yo guhamagara, ariko nta kintu kijya kinezeza nko guhamagara wowe. Nta kintu kijya kinezeza nko kuvuga wowe. Rya kabiri, uzamuhamagara mu izina nurangiza umubwira uti: iyo ngutekerejeho umutima wanjye uratuza nk'uko amazi atuza iyo imvura imaze kugwa. Ijambo rya gatatu, uri umunezero w'umunsi wanjye ukenera kugira ngo ube uw'agaciro. Ijambo rya kane, mubwire ngo ndagukunda ariko ntabwo ari itegeko, ahubwo nuko umutima wanjye watoranyije wowe wenyine muri bose. Ijambo rya gatanu, mubwire ngo hari byinshi nabonye mu buzima ariko ntacyo bihagazeho ugereranyije nk'akanya ko kukuvugisha. Irya gatandatu, nta hantu namwe nigeze numva amahoro menshi nk'ayo mu ijwi ryawe. Irya karindwi, nta mpamvu n'imwe yihariye ituma ngukunda, ahubwo ibice byose byawe byahuriweho binyemeza ko nta wundi wagusimbura. Ijambo rya munani cyangwa se umutoma wa munani ukwiriye kubabwira umukunzi wawe, umukobwa mukundana, akarushaho kukwishimira, akarushaho kugukunda. Iyo usuhuza niyo byaba mu magambo make, mba numva umutima wanjye ubonye ibyo wari wabuze. Ijambo rya 9, amatama yawe iyo asetse umucyo uraboneka, ushobora no guhindura umunsi umeze nabi. 10, nkwifuriza ibyiza byose kuko ari byo bikwiriye umutima wawe. 11, iyo ngeze ahantu heza mpita nibaza uko haba hameze uhari. 13, ndi umuntu usanzwe ariko iyo uri hafi yanjye utuma numva ndi umuntu uruta uwo narenze ko ndiwe. 15, iyo ngutekerejeho mba numva ntakiri ku isi, mba numva ari wowe uyihereza isura. Turasoje, ariko dore ikitonde gukwiriye kumenya, dore ikitonde ugomba gushyira mu matwi, dore ikigwa, dore isomo ni iri ngiri. Nibyo kuko umaze kumubwira amagambo meza, amagambo atuma arushaho kugukunda, amagambo ashobora kuba yamukura mu bye akaba yamuzana kuri wowe cyane. Ariko se ko hari abantu bajya bavuga aya magambo bagasuzugurwa ndetse bagatukwa bikagenda nabi cyane, biba byagenze gute? Ibyo koko birashoboka cyane ko nta mafaranga ufite, birashoboka cyane ko uri umukene, ariko wamubwiriye amagambo akarushaho kugukunda kandi nta kintu byabitwaye. Icyo ukwiye gukora ni iki ngiki rero, wowe ukuriye kuba uri umusore uhamye kandi umusore wizeye, umusore ugerageza kuba yagira isuku, ukaba ufite isuku ihagije. Imyenda ufite yose nubwo yaba ari ibiri hasi no hejuru, ugomba kwiyaranja ku buryo wayifurama, ukaba uri umuntu ufite imyenda ihumura, umubiri wawe uhumura, mu kanwa kawe hahumura. Isuku izagira uruhare mu kugaragaza yuko uri umuntu usobanutse kandi usobanutse bya nyabyo. Ikiganiro cyacu cy'uno munsi reka tugisoreza aha ngaha, ariko nkurarikira kuza gukurikira ikindi kiganiro kiza gukurikiraho. Ngusaba ngo niba uri mushyashya ugenzure neza wamaze gukanda subscribe, ikindi kandi ni waba uri mushyashya cyangwa se utari mushyashya urebe niba wamaze gukanda like, comment ndetse na share, nabyo n'iby'ingenzi ntukirengagize kubikora. Mwakoze cyane, Imana ibarinde, reka duhurire mu yindi video.